ndabasabira imbaraga Imana itanga. Igihe cyo kugenda turandaga ntacyo. Satani arimo aragenda yica binyuma bacu. Urandaga mu gusenga ari bupfe. Urandaga mu kwiga ijambo ry'Imana Satani aramwica ahagaze. Urandaga mu kuboneka mu nzu y'Imana no kugira icyamara Satani aramuhindura ikidafite icyo kimaze. Satani yahaye abantu ikintu cyo kwishingikirizaho mu ntege nke zabo. Umuntu akaba afite intege nke, aho kugira ngo azizane imbere ya Kristo amuhe imbaraga, za ntege nke akazishyigikira. Nanjye rega ntagomba numva nabindaya mbindaya kugira ngo abana banjye baramuke. Ninde wakubwiye ko abantu bose kuramuka bisaba ko babindaya? Imana irabibona nta kundi nabigenza, nanjye niba numva ntabishaka. Ninde wakubwiye ko Imana yaravuze ngo tujye dusenga ngo duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi? Reka mbabwire, dukeneye abantu b'Imana bafasha abanyantege nke. Uyu munsi wa none ufite intege nke, wasigaye inyuma, Satani yagusigaje kukunywa inzoga wihishe, ariko urimo uragenda wumva nta kibazo, uzahura n'abamareki. Dufite abadayimoni baduhiga. Satani arimo arakoresha abantu bakamutse mu mwuka w'Imana. Umuntu wese urazana intege nke no kurandaga, aho tugeze ari buhure n'ikibazo. Reka mbabwire, iyi Imana ihinduye umuntu. Hari abantu bagumana mu mitwe yabo ibitekerezo bya kera, nyamara Imana yaratangiye kuremera umuntu amateka mashyashya. Uriya muntu mubona amanutse aza, njyewe muza ari indaya, nyamara mucunga cyane, njye muza ari umujura. Hari igihe abantu baba bavuga ibyo, ijuru ririmo kuvuga ngo uyu ni igikoresho cyanjye niboneye. Kubera iki? Biri muri gahunda y'Imana yuko abantu babaye babi cyane cyangwa bakagira intege nke kurusha abandi, ari Imana izakoresha. Reka mbaho urugero. Umunsi umwe Eliya yabwiye Imana, arayibwira ati kundangaranya ari njye njyenyine nsigaye, bakaba bagiye kunyica. Eliya ngo yahoraga afite ubwoba bwo gupfa. Harya nagira ngo mbabaze, byagenze gute? Eliya yarapfuye? Ntabwo yapfuye. Ahubwo ikintu gitangaje nuko nimureba neza igihe Yesu ahinduka ishusho yindi, Eliya yabonetse ku musozi, Mose na Eliya baramubonekeye. Bivuze ngo iki? Abantu bigeze kuba abanyantege nke cyane, hari igihe ijuru ribatoranya ngo abari bo bajya kuba bakomeza abandi mu ntege nke. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Bangahe banezerewe muri uyu mugoroba? Imana ibahe umugisha. Dushimire amakorari yaririmbye, ariko by'umwihariko dushimire na korari Urumuri gira n'ingoga. Indirimbo nziza cyane. Namwe murimo murayumva muyifatanya n'akabeho karaho ukabona birajyanye. Aha hari imbeho. Aha hari imbeho rwose ifatika, ariko Imana niyo iduha imbaraga. Imana ibahe umugisha cyane. Reka nshimire abashyitsi bacu, twari kumwe nabo nimugoroba twari kumwe n'abashyitsi benshi pe, kandi n'ubundi bicayemo hano. Ariko uko nabonye ntabwo bakunda umuntu babwira ngo nimuhaguruke ngo mutwereke aho muri. Oya, bicara nk'abantu b'abanyacyubahiro nyine, ntabwo bashaka kumuhagurutsa buri mwanya. Aho muri rero turabakire mu izina rya Yesu. Turabizi ko hari n'abandi biyongereho muri uyu mugoroba, tubifurije ibihe byiza. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza nifuza gusangira namwe, ndetse no gusangira n'abarimo kudukurikirana kuri YouTube channel y'itorero rya Kabusunzu, ndetse na Kwiringira abari kuri izo YouTube channel zombi. Tubifurije isabato nziza n'ibihe byiza, kandi turifuza ko tuzakomeza no gukomezanya mu cyumweru tugiye kwinjiramo, icyumweru cya gihanuzi. Twifuza kuzabana namwe. Ntago nabura gushimira abantu baturiye mu ngo zikikije hano, duhura bakambwira bati nubwo tuba tutahicaye tuba twumva neza kurusha abahicaye. Namwe aho muri Imana ibaho umugisha. Uyu mugoroba dufite icyigisho kivuga ngo igihombo twazaniwe n'intege nke. Igihombo twazaniwe n'intege nke. Dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro.
waturemye utwifuriza ko tuba abantu bafite imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ibitekerezo, imbaraga z'amahitamo n'imbaraga kukuramya. Ariko icyaha cyaraje kirabizambya, ubu turi abanyantege nke, tukuramye mu ntege nke, tukafata imyanzuro tuyifatiye mu ntege nke, tugambirira ibintu mu ntege nke, imibiri yacu yuzuye intege nke, n'imitima yacu nta mbaraga ifite zo kugira icyerekezo. Muri uyu mwanya turifuza yuko ubana natwe, udusobanurire ukuri kwawe kandi utsinde imitima yacu, kugira ngo ku musozo ntihagire undi muntu tureba aba ari we turangamira, kuko ari wowe dufite igisubizo cy'intege nke zacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Adamu na Eva bamaze gucumura batunguwe n'ikintu cyitwa intege nke. Intege nke zarabanje zigaragara ku mibiri yabo, bambara ubusa. Intege nke zagaragaye ku mitima yabo, bumva imirindi y'Uwiteka kandi bari basanzwe bumva ijwi, bumva Imana yahinduye ukwije, haje imirindi. Ndetse ikimenyetso cy'intege nke za Adamu ni uko yihisha Imana, kandi kuba umugabo yarafashe amafuti yose y'ibyabaye ayashyira ku mugore, n'umugore ayashyira ku nzoka, cyari ikimenyetso cy'intege nkeya. Kandi muri Edeni ibibabi byagaragaje ko n'isi nayo icitse intege. Intege nke zagiye zifata buri kintu cyose inyoko muntu ifite. Uyu munsi rero turarangwa n'intege nke mu rwego rwo hejuru, kandi izo ntege nke ziraduhombya cyane. Ariko muri uyu mugoroba tugiye kureba urukundo Imana ikunda abanyantege nke n'uburyo ibarengera, ariko uzakomeza kugumanwa n'intege nkeya ntiyumvire imiburo y'Imana azagwa mu ntege nke ze kandi abura ubugingo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 25, Abisiraheli barimo barava mu Egiputa baragiye bagiye i Kanani, ndetse babyinnye intsinzi yuko bambutse inyanja itukura. Ariko hari abanzi bo hakuno y'inyanja itukura, hakaba n'abanzi bo hakurya y'inyanja itukura. Ndashaka kubabwira ngo umuntu iyo amaze kuza mu by'agakiza, hari abanzi bo mu bihe byahise, abafite n'abanzi bo mu bihe bishyashya. Abisiraheli rero bagendaga bumva nta kibazo, ariko hari ubwoko bwitwa Abamaleki. Abamaleki bwari ubwoko bwangaga Abisiraheli urunuka, ndetse ikigaragaza ko Abamaleki bari abagome, ntibifuzaga ko Abisiraheli batera n'agatambwe kamwe. Ubwo bugome bari bafite ni ubugome bari barashyizwemo na Satani, kuko na Satani nawe ngo ntifuza ko umunyantege nke muri twebwe yatera agatambwe n'ubwo kaba gato ko gusanga nde? Ko gusanga Kristo. Icyo bakoze ni iki rero? Bamaze kunanirwa kubuza Abisiraheli kugenda, bamaze kubuza Abisiraheli kubona inzira, Abamaleki bafashe umwanzuro wo kugirira nabi Abisiraheli, ariko cyane cyane abanyantege nke. Reka ngire ikintu mbabwira, Satani afite imitego ateze abantu bitwa ko ari abanyambaraga mu by'umwuka, ariko Satani afite n'imitego yateze abantu b'abanyantege nke mu by'umwuka. Muri uyu mugoroba nk'uko indirimbo bivuga, va mu ntege nke zawe, va mu ntege nke zawe. Ubu tumaze kugera ku rwego Satani asigaye yaraduhaye n'ibintu byo kwishingikiriza ku ntege nke zacu. Oya muzanyakire gutyo, niba mvuga nabi muri korari ndamaze, ese ugira ngo ni njye njyenyine? Rwose ni munyakire gutyo. Ukumva umugabo arimo arabwira umugore ati uku ndeba uku, njyewe rwose nduko nteye, ujye ubyihanganira. Umugabo aherutse guca inyuma umugore, aragenda ashaka umugore wa kabiri. Aragenda bigezeyo, umugore wa kabiri udufaranga araturya aratwumutsa, umugabo agaruka mu rugo agenda nk'inkoko yanyagiwe. Mugore amubaza ati se byagenze gute? Ati biriya bintu njyewe rero byari byaramfashe, ubanza ari ibirogano. Ubanza ari ibirogano. Ibirogano gute? Ko batigeze bamuroga ngo najya kwambuka umuhanda wa kaburimbo witiranye n'uw'igitaka. Satani yahaye abantu ikintu cyo kwishingikirizaho mu ntege nke zabo. Umuntu akaba afite intege nke, aho kugira ngo azizane imbere ya Kristo amuhe imbaraga, za ntege nke akazishyigikira. Nanjye rega ntago mba numva nabindaya, mbindaya kugira ngo abana banjye baramuke. Ninde wakubwiye ko abantu bose kuramuka bisaba ko babindaya? Imana irabibona nta kundi nabigenza, nanjye niba numva ntabishaka. Ninde wakubwiye ko Imana yaravuze ngo tujye dusenga ngo duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi?
niba nangana nanjye sinjye, nanjye mfite abantu banyanga. Oya, abamaleki bakoze ikintu kibi cyane cyababaje Imana. Gutegeka kwa kabiri umurongo wa 17 igice cya 25, Imana ibwira Mose ngo uhore wibuka ibyo abamaleki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiriraga mu rugendo bakica ab'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure, uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibuka ko abamaleki ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose, ntuzabyibagirwe. Mose Imana yaramubwiye ngo abamaleki bari babi, basanganiye Abisiraheli mu rugendo, bica ab'inyuma. Abantu mushaka kugenda inyuma, oya, muzahura n'ibibazo. Ushaka kugenda inyuma y'itorero aho kugenda mu bandi, urashaka reka mbabwire, no mu buzima busanzwe bw'igihugu ntukajye wishimira kugenda inyuma, ugendana n'igihugu. Abantu b'Imana bagomba guterana intambwe na Kristo. Uko ugenda wisigaza inyuma, uva mu bo mwizera kimwe, uva mu bo mufatanyije urugendo rw'iby'umwuka, wisigaza inyuma, uzahura n'akaga. Kera nakundaga kureba filime. Muri filime ikintu gitangaje nuko umuntu washakaga gusiga abandi agenda imbere ntagende mu itsinda yarapfaga. N'ugenda asigara inyuma w'indangare nawe yagiraga gute? Yarapfaga. Kubw'ibyo rero mu ntambara zo mu ishyamba, umuntu ugenda imbere atari kumwe n'abandi n'umuntu usigara inyuma atari kumwe n'abandi aba ari umuntu ugomba guhita apfa kuri buri munota uwo ari wo wose. Abisirayeli bahuye n'ikibazo, urugendo rurabananiza. Satani azamura umutima muri bo wo kumva batiringiye Imana, batiringiye ko Imana izatuma ibintu bigenda neza, batangira kurandaga, batangira kunanirwa, bagenda basigara inyuma. Abamaleki bakazaza babagenda inyuma, agasigaye inyuma bakica, agasigaye inyuma bakica. Mu gitabo narindimo gusoma cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paje 197, n'ikigisho cya 26 haranditse ngo akandi kaga gashya nako karabugarije kubera kwivovotera Uwiteka yabateje abanzi babo. Abamaleki bari abagome kandi bakunda kurwana, barabateye bica abari basigaye inyuma kubwo kudandabirana no kunanirwa. Mose wari uzi ko iyo mbaga ititeguye kurwana, yategetse Yosuwa gutoranya mu miryango itandukanye umutwe w'ingabo, maze akaziyobora bakajya kurwanya abanzi, mu gihe we ubwe yagombaga guhagarara hirengeye hafi aho afashe inkoni y'Imana mu biganza bye. Amen. Mose yabonye Abisirayeli barimo gupfa, usigaye inyuma wese apfa, usigaye inyuma apfa. Mose abwira Aroni, abwira na Yosuwa, aramubwira ati mushyireho umutwe w'ingabo, noneho izo ngabo zigende zijya inyuma, zijye zigenda zihanganye n'abaki. Reka mbabwire, dukeneye abantu b'Imana bafasha abanyantege nke. Uyu munsi wa none ufite intege nke, wasigaye inyuma, Satani yagusigaje ku kunywa inzoga wihishe, ariko urimo uragenda wumva nta kibazo, uzahura n'abamaleki. Dufite abadayimoni baduhiga, Satani arimo arakoresha abantu bakamutse mu mwuka w'Imana. Umuntu wese urazana intege nke no kurandaga, aho tugeze ari buhure n'ikibazo. Nshuti zanjye, nimureba uyu munsi ubuhanuzi butwereka ko naho igihe kigeze ubwacyo ibintu bikomeye. Yesaya 24, Yesaya igice cya 24, gusigara inyuma, gucika intege, ibimenyetso birimo kugaragara ahantu hose. Yesaya igice cya 24, Bibiliya iratubwira ngo iki? Nta muntu udacitse intege uyu munsi, ariko mu ijuru hari Imana yiteguye gutanga imbaraga. Yesaya 24 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5, Bibiliya iravuga ngo iki?
haranditswe ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano rigize gute ridakuka. Abanyapolitike b'isi bacitse intege, n'isi ubwayo iyo uyirebye nayo icitse iki intege. Hari ibimenyetso byerekana ko isi ikeneye Kristo kugira ngo yongere imbaraga. Abantu bari ku isi bakeneye Imana. Iyo abiyobokamana ryamurikaga nk'uko Imana yarishyizeho, isi yakongera kubona iki imbaraga. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo ndumva umukiza ambwira ko mbuze iki mbuze imbaraga. Wowe muri ino minsi urimo urahamanya n'Imana yuko nawe ufite intege nke. Kuza gusenga nugukurura ibirenge, kugira icyo ukora mu nzu y'Imana, kugira icyo utanga nuguseta ibirenge, kugira uwusura, kugira umuntu ufasha nuguseta ibirenge, kugira icyiza ukorera abagukomokaho n'uwo mwashakanye nuguseta ibirenge. Reka mbabwire, igihe cyose mu rugendo rwo kujya imbere duseta ibirenge tuzaduhura n'abadayimoni bica abanyantege nke. Nakomeje kureba muri Zaburi ya 31. Zaburi ya 31 umurongo wa 11 nahasomye amagambo akomeye avuga ngo kuko iminsi yo kubaho kwanjye nyihorana magahinda, n'imyaka yanjye nkayimara nsuhuza umutima, intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufwa yanjye arananutse. Iminsi tumara ni iminsi y'ibibazo, yo kubaho kwacu tuyimara n'agahinda. Ibyo bigenda bituma imibiri yacu igira intege nke. Imyaka yacu tuyimara dusuhuza umutima, ibyo nabyo bimara umuntu imbaraga. Ariko ikimaramo umuntu imbaraga kurusha ibindi, intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye. Uko umuntu akora ibyaha niko agenda atakaza imbaraga zo kugira neza, imbaraga zo kwitura ineza abantu bakugiriye, imbaraga zo kwiyegurira Imana, imbaraga zo kugambirira ibyiza, imbaraga zo kubaho werereza Imana zigenda zitakara kubera ibyaha. Gukiranirwa kwacu niyo soko y'intege nke zacu. Nshuti zanjye, igihe Yesu yajyaga kubatizwa ngo hari hashize imyaka irenga 4,000, ngo imibiri y'abantu yari yaracitse intege, kugambirira kwabo byaracitse intege ku buryo ngo abantu babarebaga ukababona abadayimoni mu maso. Icyo gihe nicyo Adamu wa kabiri yaje kugira ngo akure Mesheke yazanywe na Adamu wa kangahe wa mbere. Twebwe rero dufite muri twe amaraso yacu azengurukamo intege nke za Adamu, kubera ko ntabwo twavukiye muri Edeni, n'abatubyaye inyuma inyuma ya Edeni. Turi abanyantege nke. Niyo mpamvu turareba tugacumura, tugatekereza tugacumura. Ibintu byose twerekejeho amaso n'imbaraga n'ibitekerezo, Satani agobekamo icyaha. Kugira ngo aho hantu tuhave, biradusaba kwakira umwami Yesu. Igihe yazaga ku isi, hari uburyo bugeze muri bune yakoresheje kugira ngo arwanye intege nke zigenda zifata inyoko muntu uko bwije n'uko bukeye. Icyambere ni musoma muri Luka igice cya 2:49. Igihe Yesu yaburaga, ababyeyi be bakamubona ari umwana, yarababwiye ngo mwanshakiraga iki? Ntimuzi ko binkwiriye kuba mu nzu yande ya Data? Ibanga rya mbere yuko ajya kubatizwa, yihaye ibanga yuko agomba guhora mu nzu yande, mu nzu ya Data. Kubera iki? Kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe biruta iminsi 1000 hehe hanze. Iyo nicaye imbere ye nimenyaho iki? Ubugoryi. Kumuhanga amaso nibyo bimpa kugira gute? Gukiranuka. Iri ryari ibanga rya mbere. Igihe cyose uzabona habonetse intege nke ziguca mu nzu y'Imana, intege nke ziguca mu murimo wakoraga mu nzu y'Imana, uzamenye ko Satani yagushyikiriye. Icyo ni icyambere.
nimureba neza ibanga rya kabiri Yesu yakoresheje ni ibanga dusoma muri Matayo 3:15, kugerageza gusohoza gukiranuka kose. Yesu yaricaye abona yuko akeneye gutangira umurimo w'Imana, ariko uwo murimo agomba kuwutangira asohoza gukiranuka kose. Yateye intambwe araza, aza kuri Yorodani, aza kureba Yohana umubatiza, bagirana ikiganiro kirekire. Yohana umubatiza abwira Yesu ati ni wowe ugomba kumbatiza. Yesu ati hoya, urambatiza. Bajya impaka, ariko Yohana agiye kumva yumva Yesu yeruye ijambo rivuga ngo emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Bibiliya iravuga ngo Yohana ahera ko agira gute? Aremera. Nshuti zanjye, ntabwo tubakangurira kubatizwa mu mazi menshi nk'uko Yesu yabatijwe bitewe n'uko musanzwe muri ba ruharwa. Oya, hari intambwe Imana yabateje mu misengere y'amadini musanzwemo, ariko mugomba kubatizwa mu mazi menshi kuko ari yafitanye isano n'inama y'agakiza. Kubatizwa mu mazi menshi byerekana ibintu bibiri: yuko upfuye ku bw'ibyaha byawe kandi ku bwa Yesu uzukanye nawe. Niyo mpamvu amubatizo wo mu mazi menshi ntabwo usobanura kimwe n'umubatizo wo ku gahanga. Oya, guturuka mu itangiro kugeza mu byahishuwe, guturuka mu ntangiro muri Bibiliya ntagatifu kugeza mu byahishuwe, nta hantu uzabona umubatizo wo ku gahanga wemewe, ntaho. Yesu yemeye kubatizwa kuko hari ibintu bitatu umubatizo wagombaga kumuzanira kandi yari akeneye. Murabyibuka yuko Adamu na Eva bari basanzwe bavugana n'Imana ijwi kandi Imana bakayibona. Bamaze gucumura ntibongeye kubonana n'iki? N'Imana. Yesu rero wari wavutse nkatwe, yambaye umuntu nkatwe, yagombaga kongera gusubizaho isano ijuru rifitanye n'isi. Yagombaga guhangana n'umutima umwemeza ko ari umunyantege nke, yagombaga kuwutsindisha ijwi rimubwira ko ari umwana w'iki? W'Imana. Kandi yagombaga kumenya ko ijuru rimwishimiye, kuko guturuka kuri Adamu duhorana ikibazo cyo kwibaza ngo ariko ubundi Imana iranyishimira, ubu nzajya mu ijuru. Bibiliya iratangaje. Matayo 3, Yesu amaze kubatizwa byagenze gute? Matayo 3, umurongo wa 13, umurongo wa 15, Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu ki? Ava mu mazi. Yavuye mu mazi menshi. Byari bifitanye isano no gutangira umurimo. None abantu barashaka gutangira umurimo ariko badatangiye umurimo nk'uko Yesu yawutangiye, bazahura n'akaga. Ava mu mazi, ijuru riramukingukira. Amen. Abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda, nkagira gute? Nkamwishimira. Ibi bintu bitatu byongeye imbaraga Yesu mu buzima bwe ku buryo yahise atangira umurimo afite imbaraga z'Imana. Icyambere, ijuru ryamukingukiye, arabizi yuko rizahora rimwoherereza umusada. Icya kabiri, umwuka w'Imana yamanutse asa n'inuma mujyaho, kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'iki? Nibo bana b'Imana, kuko umwuka w'Imana iyo akumanukiye agira imbaraga zo kunesha ibyifuzo by'umubiri. Icya gatatu rero, ijwi ryavugiye mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda, nkagira gute? Nkamwishimira. Kubw'ibyo rero, kumenya yuko Imana ikwishimira, kugira imbaraga za mwuka wera ndetse no gukinguka kw'ijuru ni ibintu bitatu umuntu aba akeneye iyo atangiye iby'agakiza. Ndifuriza abantu bazabatizwa ku isabato itaha ko ibi bintu Imana yabibakorera muri iki cyumweru. Izi zari imbaraga. Ikindi kintu cya gatatu Yesu yakoresheje ni ukubaka isano ye n'ijuru. Ntabwo kuba ijuru ryakingutse bivuze ngo Yesu aragiye ajye yiryamira avuga ati n'ubundi ndabizi nta kintu cyakinga iki,
nta kintu cyakinga ijuru, nzaza niryamira. Yesu yafashe gahunda yo kuzaza yiriza ubusa agasenga kugira ngo isano afitanye na se igire gute, igumeho. Ni nayo mpamvu igihe yabambwaga ku musaraba yaravuze ngo mana yanjye ni iki kigize gute, kikundekesheje. Ngo yari yumvise iyo sano ibaye nk'ihungabana. Ariko nje namwe twicaye ahangaha, isano yawe n'Imana igihungabana ntibigutere ubwoba, ahubwo ugakomeza ukubaka isano ufitanye n'idini, ukubaka isano ufitanye na korari, ukubaka isano ufitanye n'umugore, ubizi yuko hagati yawe n'ijuru umugozi wamaze kugira gute, wamaze gucika. Turabanyantege nke. Yesu rero yirirwanaga n'abigishwa be. Abigishwa be barangwaga n'intege nke kugeza ubwo Yesu yababwiye ngo nimugende muhurire i Yerusalemu, mujye mu cyumba cyo hejuru, icyakora muzaba abagabo Umwuka Wera nagira gute. Barabanyantege nke. Petero yabwiye Yesu ati turabana no mu rupfu. Ariko igihe Petero yacaga umuntu gutwi Yesu akagusubizaho, Petero aravuze ati kabaye. Umukozi wo mu rugo yaraje areba Petero aramubwira ati nawe wari umwe muri bo. Petero arangije atumva wa mugore we, uriya mugabo simuzi, ubundi se utagize icyo yimarira ngiye yamarira iki? Ngo Petero arareba aravuga ati aho gutuka Yesu, oya naba nkoza amafuta, ahubwo reka nituke. Ngo Petero arituka ibitutsi byinshi cyane ngo yerekane ko nta sano afitanye nande. Ariko Umwuka Wera amaze kumanuka, Petero hahandi yatakarije amanota, yarahahagaze abwira abantu ati turahangaha ku bya Yesu wapfuye kandi akazuka. Kandi arangije barabakubita, barababwira ati ntimwongere kuvuga mu izina rya Yesu. Ngo basohotse ngo barishima cyane ko bakubitiwe izina ryande rya Yesu. Imibereho ya mbere n'imibereho ya nyuma ya Petero yerekana igihombo kizanwa n'intege nke, ariko n'imbaraga dukomora ku Mwuka Wera. None ni iki gitumye ukomeza gushyigikira intege nke zawe? Va mu ntege nke zawe. Yesu imbaraga yakoreshaga zo gusohoza ubushake bw'ijuru zaramufashije. Nshuti zanjye, uyu munsi rero intege nke zaraduhombeje cyane. Abaroma 6, Abaroma igice cya 6. Tujyane abasomyi ba Bibiliya. Abaroma igice cya 6, ndasoma umurongo wa 19. Abaroma 6 umurongo wa 19. Yego abahageze tujyane. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Amen. Intege nke zacu zatumye ingingo zacu zimetiriza ibyaha. Ubu nagiye mbabwire ngo turi abanyabyaha ku buryo twe twamenyereye kugotomera ibyaha nk'uko umuntu agotomera amazi. Ariko nagira ngo mbabwire, iyo umuntu ahinduye ubuzima ageze muri Kristo Yesu, noneho imibiri, ingingo zacu zitangira kuyoborwa na Kristo. Kubw'ibyo rero ibimenyetso by'intege nkeya Imana ibikuraho. Icyo ni icya mbere, dufite intege nke ku mibiri yacu. Ikindi kintu cya kabiri ni ikintu dusoma mu Baroma. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 3. Mwumve intege nke ingorane zatuzaniye. 8 umurongo wa 3 haranditswe ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iki iteka. Amategeko y'Imana ni meza, ariko hari iby'amategeko yananiwe. Ntabwo amategeko y'Imana yabinaniwe kuko ari amanyantege nke. Oya, amategeko 10 Imana yatanze yari afite irindi banga, ariko byaje kurangira amategeko atarimo kumacinga n'intege nke zacu kubw'imibiri yacu. Icyo Imana yakoze rero, yazanye Kristo kugira ngo afate ya mategeko ayandike ku nkomanizo z'imitima yacu. Amen. Kugira ngo Kristo aduhe imbaraga, kugira ngo ibyatunaniye mbere tubibashe muri Kristo Yesu. Ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko. Ndetse
nimureba neza muri Zaburi ya 19, Zaburi ya 19 Bibiliya irabivuga. Zaburi 19 umurongo wa 8 haranditswe ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwizerwa bihumuswa iki? Ubwenge. Atungana rwose kandi asubiza intege mu bugingo. Impamvu ubukristo bwacu nta mbaraga bufite, amategeko Imana yari yashyizeho ngo asubize intege mu bugingo. Ariko ubu twebwe iyo itegeko rikunaniye urikuraho. Ubu abantu bamo barabeshya abantu ngo Yesu ari ku musaraba ngo yarayabambye. Byahehe? Niba amategeko asubiza intege mu bugingo, ariko Bibiliya itubwira Imana yohereje Kristo ngo atubere ubugingo, aduha imbaraga zo gukomeza ya mategeko, kugira ngo uko bwije nuko bukeye turusheho kugenda twambikwa imbaraga. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Paulo kugira ngo abone imbaraga byasabye iki? Nimureba mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 9, Paulo amateka atubwira ko yabanje kubona Imana, yahuye na Yesu, ndetse Yesu ababwira Paulo ati undenganyiriza iki? Mu gice cya 9 niho muzabisoma. Paulo ati urinde mwami. Kuva ubwo Paulo arahuma, ndetse Imana yohereza Ananiya, iramubwira iti genda ujye guhura n'umugabo witwa Sawuli. Ananiya abwira Imana ati uwo mugabo namwumvisheho ibintu bibi. Imana iti hoya, genda kuko yahindutse igikoresho cyanjye. Reka mbabwire, iyi Imana ihinduye umuntu. Hari abantu bagumana mu mitwe yabo ibitekerezo bya kera, nyamara Imana yaratangiye kuremera umuntu amateka mashyashya. Uriya muntu mubona amanutse aza, njyewe muza ari indaya, nyamara mucunga cyane, njye muza ari umujura. Hari igihe abantu baba bavuga ibyo, ijuru ririmo kuvuga ngo uyu ni igikoresho cyanjye niboneye. Kubera iki? Biri muri gahunda y'Imana yuko abantu babaye babi cyane cyangwa bakagira intege nke kurusha abandi, ari Imana izakoresha. Reka mbaho urugero. Umunsi umwe Eliya yabwiye Imana, arayibwira ati kundangaranya ari njye nyine nsigaye, bakaba bagiye kunyica. Eliya ngo yahoraga afite ubwoba bwo gupfa. Harya nagira ngo mbabaze, byagenze gute? Eliya yarapfuye? Ntabwo yapfuye. Ahubwo ikintu gitangaje nuko nimureba neza igihe Yesu ahinduka ishusho yindi, Eliya yabonetse ku musozi, Mose na Eliya baramubonekeye. Bivuze ngo iki? Abantu bigeze kuba abanyantege nke cyane, hari igihe ijuru ribatoranya ngo abari bo bajya kuba bakomeza abandi mu ntege nke. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo Paulo ubuzima bwe bwarahindutse. Byagenze gute? Amaze guhura n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Ananiya amaze kumugeraho, umurongo wa 17 igice cya 9, Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza. Amen. Aramubwira ati Sawuli mwene data, uwarwanyaga itorero yari yamaze guhinduka mwene data. Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Amen. Uwo mwanya ibisa n'imboneranyi, kubera ko yari amaze iminsi ahumye, ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahumuka. Amen. Arahaguruka, arabatizwa, amaze gufungura abona intege. Amen. Paulo rero atangira kubwiriza. Ibi bintu byabaye kuri Paulo bigomba kukubaho. Ugomba guhura na Yesu, ugomba kuzuzwa umwuka wera, ugomba guhumuka. Muri we hagomba kuboneka imbaraga ziguhagurutsa, ugomba kubatizwa, warangiza ukicara mu nzu y'Imana ugafungura. Ibyo bintu iyo bikubayeho ubona imbaraga. Amen. Ndabasabira imbaraga Imana itanga. Igihe cyo kugenda turandaga ntacyo. Satani arimo aragenda yica binyuma bacu. Urandaga mu gusenga ari bupfe, urandaga mu kwiga ijambo ry'Imana Satani aramwica ahagaze, urandaga mu kuboneka mu nzu y'Imana no kugira icyamara Satani aramuhindura ikidafite icyo kimaze. Twagiye tugira igihombo gikomotse ku ntege nke.
nihutira gushaka umusozo. Mu gitabo cy'umugenzi volume ya 2 harimo igitekerezo cy'umugabo witwa Ntegenke. Uyu mugabo witwa Ntegenke yahuye na mugenzi we, arangije aratangira baramubaza bati se waretse tukagendana ko natwe turi abagenzi? Arangije arabwira ati hoya singendana namwe, nkeneye umeze nkanjye ngo tujyane, naho mwebwe mwese murakomeye. Intege nke zitangira kukubuza kugendana n'abanyambaraga bagushyigikira, zikagushuka yuko uri bugendane n'umunyantege nke mugenzi wawe mugasindagizanya. Ubu hano hari abantu intege nke zabajyanye ku nzoga, ubu inshuti afite hano nizo basangira inzoga. Hano hari abantu bafite intege nke z'ubujajwa, ushobora gusanga mu badamu 6 agendana nabo bose ni injajwa. Kubera iki? Biri muri gahunda ya Satani yuko umunyantege nke atazisunga umunyambaraga, ahubwo umunyantege nke yitoranyiriza uwo bahuje iki? Intege nke. Mwebwe rwose ntago nagendana namwe. Ari yarakomeje aramubwira ati njyewe ndakamuga, mpisemo gusigara inyuma aho kugira ngo tugendane mbabere umutwaro. Ntago njye nkunda kurushya abantu, mwigendere mwebwe abafite imbaraga, natwe abagenda bamangamanga natwe tuzaza gake gake. Sinjya nkunda kuba umutwaro. Uzabibona urimo kubwira umuntu uti nshaka kuzaza ngucaho tukajyana mu materaniro, narangiza kubwira ati jya ugenda nimbona uburyo nzaza. Sinjya nkunda kuba umutwaro. Ntabwo kugusindagiza bivuze ngo uri umutwaro, nuko Bibiliya igaragaza ko ababiri baruta iki? Baruta umwe. Ntege nke yarakomeje aravuga tumva rero rwose ibyo abandi bihanganira njyewe bintera uburwayi. Ntabwo nzi ukuri kose, ndi umukristo w'injiji. Imyumvire umuntu iyo umuntu arimo kwishimira mu mwami, njyewe birambabaza. None rero nimwigendere mundeke nzaza ngendana gake gake, uko biri kose aho mujya nanjye nzagerayo. Umuntu ni arivugira ko ari injiji mu by'umwuka, arivugira yuko ibintu by'Imana ari ukurandaga. Imana yohereje abantu ngo bamufashe, aranze. Muzi ikintu cyamubayeho hirya mu cyigisho cya 14, mbere yuko icyo cyigisho kigera, ngo mukristo yahuye n'undi muntu witwa Mugendayanga. Mugendayanga ngo yagendaga afite imbago 2. Arangije ahura n'umukristo. Mugendayanga abwira mukristo ati ya nishimiye guhura nawe mukristo. Uyu ntege nke arangije avuga ati ngize amahirwe yo guhura nawe, nabonaga abantu b'abanyambaraga bariya ntago nagendana nabo. Aho kugira ngo agendane n'abafite amaguru, yishimiye kugendana n'abafite n'ufite iki? N'ufite imbago. Wa undi ufite imbago aramubwira ati waretse imbago nkagutiza imwe, narangiza nkaguma n'indi tukigendera gake gake. Arangije avuga tumva rero findi rutwa na swararoga, gufata imbago ntavunitse ngo nukugira ngo nteganye ko nzavunika, nabwo bwaba ari ubujiji. Buriya najya mbabwire ngo n'abapagani hari ikintu umuntu akubwira ukamubwira uti oya iki cyo ntago nagikora, naba nkabije pe. Arangije ageze imbere ahura n'igihanda. Mu cyigisho cya 14, umunsi umwe Ntege nke yari arimo kugenda ahura n'igihanda cyitwa Mwicabeza. Igihanda cyitwa Mwicabeza kiramufata, kimwicaza hasi, kiramukonora, kiramukubita. Kirangije gitangira kumujwigiriza ngo apfe, kugira ngo nikirangiza kimurye. Yari yamaze kwiyakira ko apfuye. Haca umuntu witwa Ruzirabwoba. Ruzirabwoba haciye ngo yari afite intwaro, ari kumwe na bagenzi be. Murabyibuka ko bamubwiye ngo bagendane nawe, agira gute? Aranga arabwira ati mwe muri abanyambaraga mugende. Ariko kimwe mu biranga abanyambaraga nuko baba bagomba kugoboka abanyantege nke. Igihe cyose uzibwira ngo uri umunyambaraga ukaba ntacyo umariye abanyantege nke bari mu nzu y'Imana, imbaraga zawe ntacyo ziba zimaze. Ahageze akura inkota, yambara ibikoresho, atangira guhangana na cya gihanda. Igihanda kiramubwiye kitari ko wowe Ruzirabwoba wangereye mu gikingi gutaravuga ati nje kugukuraho n'uwo wari ugiye kwica. Bararwana. Ruzirabwoba kubita igihanda hasi, agica umutwe. Arangije Ntege nke arahaguruka arabakurikira acecetse.
bageze aho bajyaga baramubwira bati tubwire wageze mu biganza bya kiriya gihanda bigenze gute? Atangira kubabwira uko byagenze. Njyewe navuye ishidikanyamana niho navukiye, ngenda nta kabaraga, nahawe ibyangombwa mbwirwa kwizera kugeza ku mperuka, sinabikomeje. Kwa musobanuzi nahabonye nahawe umuntu unsindagiza angeza mu mpinga. Mu magambo make arimo kuvuga ko yatangiye urugendo, ibimenyetso n'ibyangombwa bishoboka byamusindagiza byose yagize gute? Yabihawe. Abagenzi baransigaga bakambwira ngo komera. Nahuye n'igihanda rero kinsaba kwitegura intambara, kandi umunsi nahuye n'igihanda nje sinari niteguye intambara, nari nkeneye, ntago nari nkeneye kurwana, nari nkeneye agatobe ko kunsubizamo intege. Ubwo nibwo cyahise kimfata. Yahuye n'igihanda ahura nacyo ngo arimo gushaka agatobe ko kunywa, za ntege nke zari zamufashe n'icyaka cyamukubise, arimo gushaka agatobe. Muri uwo mwanya yabuze imbaraga, nibwo yahuye n'igihanda kiramubwira kiti ngiye kugukubita nkwice. Arangije rero ntacyo yari gukora, nari nizeye yuko nzagicika nkavamo, kuko nigeze kubwirwa ko umugenzi ukomeje gutekereza shebuja atajya apfa. Iryo ni ryo banga. Yaravuze ati mu bintu bambwiye mu rugendo bari barambwiye yuko iyo umuntu arimo gutekereza kuri shebuja cyane muri uru rugendo ntabwo ajya apfa. Arangije aravuga ati rero umugenzi ukomeje gutekereza shebuja ubwo adapfa, nari mfite icyizere ko ntacyo naba. Ndashimira umwami Yesu wandokoye akanabafasha namwe kundokora. Amen. Nta bindi bintu yavuze. Yaravuze atumva njyewe nabayeho ndi umuntu ugenda nkururuka mu bintu by'Imana, ariko nahuye na Satani nsanga nkeneye imbaraga kandi ntazo. Nari naramenyereye kwishakira umutobe, mpura n'urugamba ntarwiteguye. Reka mbabwire, baramufashije. Uyu mugabo aravuga ati kuva mbibonye ibi sinzongera kugendana n'abanyantege nke bagenzi banjye, nzaza nisunga abanyambaraga, kuko Imana ifite abo yahaye imbaraga, nanjye ninkomera nzakomeza abandi. Va mu ntege nke bitari ibyo igihanda mwica beza kiri bukurangiza. Wigeze kuba mwiza, wigeze kugambirira byiza, wigeze kurwana intambara nziza, ariko kubera kurandaga Satani arimo arakwica uhagaze, ukeneye gutabara ubuzima bwawe. Va mu ntege nke, Imana irimo irashaka kuguha imbaraga. Isomo ryacu risoza Yesaya 40. Yesaya igice cya 40 harimo amagambo akomeye. Abasomyi ba Bibiliya tujyane. Yesaya 40 umurongo wa 30 umurongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo iki? Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo iki? Imbaraga. Abantu mu bararandaga, imperuka yatumye abantu barandaga, ibigeragezo byo mu rugo abantu bararandaga, ibigeragezo byo ku kazi naho dukura imibereho abantu bararandaga, imibereho yabo twashakanye cyangwa aho twashatse cyangwa aho tuvuka n'abaturanyi bacu birimo biratugerageza bigatuma turandaga. Wahungira no ku rusengero naho wahagera ugahita usanga naho hashobora kuba ari intumwa ya Satani akakongerera intege nke hejuru y'izo wari ugize gute? Wari usanganywe. Ariko mu ijuru hari Imana, hari ijwi ririmo kuvuga ngo nimuze mbageze iwanyu. N'umuntu utibashije niyo imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Isi yamaze gutuma abantu barandaga. Abantu batungaga amafaranga ukabona arimo araguruka, none amafaranga usigaye uyabona yakubera amababa, isi kayapfura. Umuntu yabonaga amashuri menshi, abantu bakamubona aguruka, ariko uragira amashuri menshi ubushomeri bukagupfura amababa, kuguruka ntibikunde.
abantu bakeneye Imana. Imana niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gusindagiza abantu. Yesu arimo arakubwira ngo urabizi kunaniwe. Unaniwe mu mubiri, unaniwe mu bitekerezo, unaniwe mu rukundo, unaniwe mu kuramya, unaniwe mu kubana n'abandi. Ibintu byose urananiwe, ariko uyu mugoroba nyemerera nkuruhure. Igikenewe ni kimwe, ni ukwemerera Yesu, ukamwakira, akagushyira mu biganza, ukaba umuntu Imana izazisindagiza. Bibiliya ivuga ko Abisiraheli bamaze kuyubaha, ngo Imana yemeraga no kubaheka mu butayu, yabashyiraga ku mugongo. Imana muri uyu mugoroba irimo iravuga ngo kuva wavuka ni njye wa wundi nari mparuvuka, nagushyize ku mugongo wanjye, kandi muzarinda imvi z'uruyenzi ari njye nkigira gute nkibaheka. Urugendo ugomba kurusoza. Kuvugana n'umuntu nabi, umuntu yaragucyuriye, umuntu ku rusengero yarakuvuze, urarandaza ucitse ku rusengero, ninde urimo guhima? Kugize utubazo mu rugo, utaye urugo ngo urirutse ngo urahukanye, ngo ntuzabura umugabo uracyari muto, uhimye nde? Hari Imana yiteguye gutanga imbaraga ku bantu bacitse intege. Twabibonye, isi icitse intege, abanyapolitike b'isi bacitse intege, tugeze no mu nsengero dusanga abantu bitwa ngo ni abakristo nabo bacitse iki intege. Ariko Imana irahari ngo yongere imbaraga. Muri uyu mugoroba bishoboka ko haba hari umuntu hano wibwirira Imana ati Imana, nasubiye mu ntege nke, nasubiye mu byaha, nibyo ntakoraga narabikoze, nigeze gukunda abantu ubu nta muntu ngikunda, nsigaye ntekereza ibibi nkagambirira ibibi, numva no kubaho bitanejeje. Kubera iki? Ndananiwe. None Mwami Uwiteka, hindura ubuzima bwanjye, umpa imbaraga, nongere ntangire urugendo kandi ndukomeze mu izina rya Yesu. Niba uhari ngwino dusenge, tera intambwe, banguka. Banguka. Wowe urimo kubwira Imana ngo Mana, unyemerere tugendane, umpa imbaraga kuko nge ndananiwe. Dufite intege nke. Urareba ugakora icyaha, uratekereza ugakora icyaha, uragambirira ikintu ugacomekamo icyaha, ariko mu ijuru hari Imana irimo kuvuga ngo abarushye n'abaremerewe muri uyu mugoroba muze mbaruhure. Yesu rero arimo arashaka wowe nanjye. Imana ibaha umugisha. Ese hari umuntu ubyifuza? Tera intambwe uze dusenge. Tera intambwe uze dusenge. Yahagurutse, Imana iguha umugisha. Haguruka niba ubifite ku mutima. Igihe cyo kugenda twinginga ntacyo. Inyuma yawe mu ntege nke zawe zakwicaje mu byaha hari abamareki, hari abadayimoni ba Satani bashaka kukwicira mu cyuho, ariko Imana irashaka gukiza ubuzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Muze mwegere hano, muze mwegere hano. Guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi. Hungira ku Mana, egurira Imana ubuzima bwawe, egurira Imana imibereho yawe, ragiza Imana ubuzima bwawe, ahazaza hawe hashinganishe mu Mana, shakisha ubwiza bw'Imana. Inyuma yawe hari ibintu biguhiga, urarandaga, ugende gake, wibeshye ucika intege, Satani arakwica uhagaze. Ngwino wiyegurira Imana. Tera intambwe, uragiza Imana ubuzima bwawe. Tera intambwe, usaba Imana imbabazi, kuko iminsi ishize yabaye mibi. Imana iguha iminsi mishyashya. Niba uhari ubitekereza, ngwino mu izina rya Yesu. Turifuza gusenga, turifuza kugusabira Imana imbaraga, turifuza kugira ngo wongere usubizeho isano yawe n'Imana. Turifuza ko uyu mugoroba wakubera umugoroba mwiza wo kubaka isano yawe n'Imana. Turakwifuriza ibihe byiza byo kwiyegurira Imana, turakwifuriza ibihe byiza byo gufata umwanzuro, kuko Yesu yatangiye urugamba n'urugendo mu bigendanye no kwiyegura Imana no kubatizwa. Nawe turabikwifuriza. Aho azanyobora hose niho nzishimira kujya. Imana iguha umugisha. Igice kimwe no gusubiramo n'ibisoza turaba dusoje. Uhisemo neza mushiki wanjye. Imana iguha umugisha. Yesu niwe uzanyobora, ntabwo nzacika intege. Yesu azanyobora. Ngwino Yesu akuyobore kandi akurwanirire. Fata umwanzuro wo kuba mu ruhande rw'Imana, kuko niwe wenyine
inshuti y'ukuri abandi barakubeshya. kuko ari inshuti y'ukuri. Yesu niwe inshuti y'ukuri, itigeze niwe utarigeze ahemuka. Sinshidikanya ko anyobora. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha mushiki wanjye. Ndi kumwe na Yesu, sinshidikanya. Imana iguha umugisha mushiki wanjye. Nizigiye kandi ko vuba aha nzamureba duhanganye. Ayo ni amahirwe Yesu azampa. Yesu azanyobora. Yesu azanyobora nubwo ndi umunyantege nke. Mweguriye ubuzima bwanjye kandi azangeza iw'amahoro. Amen. Iryo sezerano niba uryifuza ngwino mwiyegurire. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, turasoje. Imana ibaha umugisha. Reka uyu mwanya umuyobozi wa gahunda yegere hino. Imana ibaha umugisha barimo gutambuka, abe adushyireho korari kugira ngo tuvugane n'aba bantu tugaruke dusoreze rimwe n'abandi. Murakoze. Ndeka mbasabe mwebwe ntawe usubiye kwicara, tujyane hariya hirya. Tugiye gusenga, turahita duhurira hariya hirya. Noneho ngira ikintu mbabwira iminota 2 turagaruka korari maze kuririmba. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe barakwiyeguriye kuko tumenye neza ko inyuma yacu hari abanzi. Urugendo twarugenze igihe kirekire, ariko turimo turananizwa n'intege nke z'imibiri yacu, turananizwa n'abadayimoni, turananizwa n'abantu Satani akoreramo bakaba kugenda byarabananiye bashaka guca intege abagendaga. Ariko muri uyu mugoroba ubwo ari wowe muyobozi w'urugendo, tukweguriye ubuzima bwacu. Uri Imana tuzi neza ko uwahagurutse agushaka utazemera ko azimira. Hari abana bawe bahagurutse barakwiyeguriye, bafate mu kiganza, ubayobore, ubamanurire ibirenge, ubakomeze, ubageze kuri Yorodani uzabahe no kuyambuka. Uri Imana yiteguye gutanga umugisha n'imbaraga. Muri uyu mugoroba ibintu inzitwazo zose Satani yararaduhaye tuzaza tugereka ku ntege nke zacu zikurweho, kugira ngo dutumbire amasezerano yawe kandi tuyapfumbate mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.